yihagije uri mana yihagije. Online TV tubasuhuje tubabwira ngo shalom shalom, tubifurije amahoro ndetse n'imigisha aho muherereye mu mpande zigiye zitandukanye. Turasuhuje cyane rero tubabwira ngo muri abantu b'abagabo kuba mwarahisemo gukurikira MGR n'ikinyamakuru cyanyu kibagezeho byinshi bitandukanye. Tugenda tuganira n'abantu bagiye batandukanye bafite impano zitandukanye ndetse n'ibitekerezo bitandukanye. Ni gutyo rero tukubwira ngo niba ari ubwa mbere usuye iki kinyamakuru cyacu, kora hasi gusa subscribe kugira ngo ujye mu muryango mugari wa MGR Online TV. Sere bimeze biti? Bimeze neza fresh cyane. Turi kumwe n'umusore hano, sinzi nimba ari umusore cyangwa umugabo, araza kutubwira. Tujya kugenda tuganira ibintu bigiye bitandukanye. Icyo tugusaba ni ukugira gusa ngo ukurikirane ibyo tugiye kuganira, ukuremo ibiri positive, ibitari positive byihorere. Bo turi kumwe nande sasa rero? Kumwe n'umugabo witwa Celestine Ngendahimana. Umugabo? Ya ni umugabo. Ushingira kuki wita umugabo? Ufite umugore? Ya umugore nari mufite uretse ko ubwo twaratandukanye. Umugore? Umugore ntabwo navuga ngo nta mugore, ntabwo navuga ngo ndi umusore kandi narabaye umugabo. Ufite abana bangahe? Nta twatandukanye nta mwana. Ubu nta mwana ariko urabyara? Kubyara ntabwo ufite hanze? Nawe ndabyara hanze, ndacyaraho nyine. Bo hanyuma Sere ni umugabo w'imyaka ingahe? Sere ni umugabo w'imyaka 28 ugiye kuzuza 29 mu kwezi kwa gatanu, itariki 25 kwa gatanu zanuje 29. Bo hano rero tumenyere kugenda tuganira n'abantu batandukanye, tuganira ku bintu bigiye bitandukanye. Akenshi twibanda kuyoboka Imana cyangwa se ibintu byerekeye aho ngaho ubuzima sociale busanzwe. Ndagira ngo rero ndabizi ko uri umukristo, mufite amakuru nimba ukibiri muraza kutubwira, ariko uradusengera, uribuka gusenga? Gusenga igihe cyose nta muntu utabuzi gusenga. Urabizi? Kuburya ndabizi. Twika rero dusenga. Nta kibazo, reka dusenge. Mana yo mu ijuru, turagushimira ko wabanye natwe, kandi Mana tuje mu kiganiro cyawe. Mana udufashe, kandi n'umuntu wese ubona iki kiganiro agiye komantera ateraho Mana. Mana rero turi aha ngaha kugira ngo nk'abanyarwanda dufashanye. Mana turagushimira ibyiza byose ugenda udukorera. Twatangiye umwaka mubi wa 2020 turi muri COVID-19, dore waraturinze tugeze mu mwaka wa 2021, kandi Mana turagusabye gukomeza turinde. Ni wowe ufite imbaraga zo kuturinda Mana, kuko imbere imbaraga zawe nta zindi zijya zikuta Mana. Rero tugusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Siko nari nzi kuzi gusenga Sere? Gusenga n'ubugine no kunenguye n'iki wa mugani. Yabana urumva nyine. Ariko uratwiga nuko urabizi gusenga. Nukuba nyine wantunga nyine urabizi gituma yani ndayizi. Bose rero nagutumira ujya ngo tuganire ibintu bigiye bitandukanye, ariko mbere yuko tujya aho nshaka kugusha, reka tubanze tumenye Sere ninde. Ukora ubundi iki? Celestine sindi bushakazi kanje by'ubucuruzi byaranze. Ubu akazi ndi gukora n'akazi k'ubukomisiyoneri. Umukomisiyoneri? Umutekamutwe? Babyita ubutekamutwe, ariko nyine akazi k'ubukomisiyoneri abamo izo bifu nyinshi nyine, ariko nta kundi nyine. Uwagutwikira ushaka iki cyangwa nibanga? Umuntu agushaka ashaka serivisi yagushakaho iki? Serivisi ziba zihari, uretse ko nyine bitewe n'akazi umuntu akorana n'abantu b'abayobozi agiye bakuriye abanyarwanda bagufata nk'aho ari wowe wabariye. Urumva nabirenze. Ushakira ufasha abantu gushaka iki? Ibyangombwa byo kuri nari. Yego. Ibyangombwa ni indangamuntu. Indangamuntu, abantu bashaka ibyangombwa nyine byo kuba bakifashisha by'umubiri nyine, ibyo nshaka. Sawa. Hanyuma ubarizwa mu gihugu cya Maputo, nicyo kigutunze nta kindi? Nicyo kintunze nta kindi, no kuba mbonye agatelefone gahendutse nkakarangura nkongera nkagasubiza nkungukaho nk'ayo 500 cyangwa 1000 nta kindi. Hanyuma Sere, nimba atari ibanga, umugore mwapfuye? Umugore ikintu twapfuye nyine, burya ibangwa ry'urugo rimenywa na babiri. Umugore ikintu twapfuye, burya iyo umugabo avuze ati ngiye kuzana umugore, kuko nta mikino aba arimo. Icyo nazanye umugore kujyana unguka umuryango. Noneho umugore we kumbe ntiyashakaga kugira ngo tugire umuryango. Arambwira ati njyewe ntabwo ngishaka kiba umugore, ahubwo ndashaka kugira ngo inda yawe nkutwitiye nyikuremo, noneho ikindi
genza izongera gukangurira ibyo kujya mu bagabo ugize imyaka 25 ndavuga ati se urishuwa ibintu mbwira urafata inda y'amezi amezi agera muri 5 uyikuremo numva ibyo nari byo aravuga ati njye nafashe umwanzuro yanyatse amafaranga ngabikuramo ndavuga ati njye sinawo umuntu amafaranga ushaka gukora icyaha nk'icyo rero icyambere cyo nuko ugomba kumenya ko nimba warimeye gutwita ndikagera mu mezi nk'ayo ngayo ndabona ikintu cyo gukuramo inda atari ibintu byiza umugore nyine urabizi yose urugo rwatewe na satani nyine yewana satani yageze ku mugambi wiwe ariko nanjye habayemo ikibazo kirije kubyakira nanjye byarangoye ariko ubu ngubu nyine naje gutuza twaratandukanye umugore ninjye nyine ariko mfite esperance yuko nzongera ngatunga undi mugore ufite ibyiringiro ko nzatunga undi mugore ariko nyine nuko gahunda zimeze mwarasezeranye cyangwa warakocoye ndani narakocoye nyine naragukoco nabarankocoye akaze mukocorera iki ariko ari ikintu ngiye kubwira umubwiriza butumwa yaravuze ngo nigeze gukurikira video y'umumama ubwiriza avuga ati abakobwa muvuga ngo ni benshi barahari koko ariko babandi batari mu nzu y'Imana badafite umwuka we muzabona ko ntago muzarambara nje nibyo byambayeho nari uziko nari umukirisitu nakunda kujya gusenga nyine naho turagera ubwo nyine njyewe numvaga ko nta bushobozi mfite bwo kuzana umugore dusezeranye none ndafata ingomba ko iki ngomba kunyura ku ruhande wowe wanyuze ku ruhande kubera ko wabonaga nta bushobozi nta muntu wantera inkunga ko nazana umugore urabizi nyine ari abantu turi hano mu isi ariko ukaba udafite abantu baguhagararira mu kibazo gikomeye hari ikibazo gikomeye niba ikindi kibazo cyoroshye ikibazo gikomeye n'icyo cyo kuvuga iyo ugiye kuzana umugore ntabwo ari ibintu biba byoroshye urumva nuko filime yanjye yagenze irangira gutyo ariko ubu ngubu hari ikindi cyizere mfite kuko byanagezeho nenda kwiyahura ndavuga ati si ubundi mbare iki ku isi ariko umunsi umwe sinzi ukuntu haje umuntu w'inshuti yanjye ambwira ati sere twikiheba kandi wowe ubuzima bwanze ejo haza ubundi icyambere ni ukwiyoroshya kwiyakira nta kindi abantu ubu ngubu nta kibazo mfite ndabona ko mu myaka izaza nanone nzaba nazanye umugore byemeranijwe n'amategeko cyangwa n'iki ariko ubundi ahandi wari muzima mu mubiri we muzima mu buzima bwanjye sindarwara ngo ndwara iminsi 3 indwara ndwara ni ibicurane njye nta muntu utayirwara n'izo ndwara ngo za sida ntabwo nziza mu mubiri wanjye hanyuma sere reka twinjire mu kindi gice nashaka ko tuganiraho cyane ubuzima bwawe bw'umwuka bumeze bute utubwije ukuri dongo ubuzima bwa gikristo buhagaze gute ubuzima bwa gikristo igituma njyewe nakibanda mu bintu byo kujya gusenga mu nsengero z'iki gihe hagiye harimo ikintu cy'icyuka sibyo cyabacana abo bitwaza abantu bajya gusenga bitwaza ko ngo umuntu ngo satani yamwatatse ntago satani ahubwo amagambo avugirwa mu nsengero kondisiyo baha umuntu cyangwa amategeko bashyiraho ugasanga no mu nsengero nabo nibagendera ubwabo nibyo njyewe no kujya nzajye kubeshya abantu kuko ngende umuntu nanjye ndabeshya pese ngiye kukubeshya nta muntu utabeshya ariko arababeshya mu cyubahiro urumva bitewe na capacity y'amafaranga bafite y'umukira kubeshye urabyemera ko ari umuntu ubeshye VIP njye mbeshya VIP logo nahora ndavuga ati ni gutya njye umuntu ambeshye nanjye nzi ko mbeshya ntago bivamo njye naninje mu nzu y'Imana mvuga ati ngiye gusenga yewana ndadekuraga n'ituro ry'ishimwe ndi gutya nimanukira ariko mbonye ko ari mutuntu two kubeshya akisi tundabati wapi kambe magaze nihaza abandi bafite kuko umwuka w'Imana babwiriza uko mbyumva nsajya gusenga reka tubive muzimuzingo ngewe nkuzi bwa nyuma ngo heruka nakubonye ari mu rusengero rwa IPRM mu Mashava haje umuvugabutumwa witwa Gihozo sinzi nimba umwibuka icyo gihe yagukuye mu bantu barenga ibihumbi akuzana imbere mbona abantu baraguteruye mbona bakuzaniye Bibiliya gitabo cy'indirimbo ibikapu baraguhereza nicyo gihe ngweruki kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ni iki cyagukomerekeje utabeshye ku buryo wavuye mu nzu y'Imana urabona nkubwire rero y'umuntu njyewe
njya amashava umunsi igihe hari abaye igiterane ku rusengero njye nari ndi umuntu udanajya wiyumvamo ibintu byo gusenga nongeye ndiyongoza sinzi ko nagiye gusura Garafrere ngiye gusura Garafrere nsanga ari kumwe n'umuntu w'inshuti yiwe amubwira ati Celestine ari ku rusengero rwacu mashava hari umuvuga butumwa avuye mu Rwanda kandi uje gusenga cyagufasha nawe wakikanga ugiye mu bandi ubuzima bwawe bwahinduka n'iki n'iki ntabwo ati se urambwa ngo njye gusenga uranyishyurira inzu njyewe mfite ikibazo cyo kwishyurirwa inzu urumva nari ndi mu buzima bubi bukakaye ngeze aho hagiye umuntu sora cyane akajya aho yanagurisha n'uburira aryamaho kugira ngo abone harara sibyo ariko abantu bamubona hanze yambaye bakajya ngo ni boss kandi burya mu rugo byanze ntabwo ati njye mfite ikibazo cy'inzu nayo mfite umuntu twabanaga mwishuraga igihumbi inzu yari 2 200 y'ametikashi ukabibura nabibura arugeze nayo ngeze ahubwo menya navi ya jaye simbizi noneho umutipa ambwa ati nujya gusenga nemereye imbere y'uyu mugabo ni padiri nywanjye icyo gihumbi ndakiguha ateko kuko nzi ko nyigwaza isaha wahita kwinywera byeri ti uza atugende nujya y'iminsi 5 nkuko cya giterane kizamara iminsi 5 urabu yatsindiye ati yahereje umwana bita Daniela usengera mu rusengero rwa Mashava umwana arafata umunsi wa 5 amafaranga arayamuhereza bishatse kuvuga ko twakunda kuza gusenga atari kuje gusenga ahubwo murakorera igihumbi nje nari nzi ko ngiye gusenga ariko ndi kujya nibonera kwishyura inzu wari murakorera igihumbi we naga gukora igihumbi ahubwo nje nicaye mu rusengero umunsi wa mbere numva bya bintu birakaze urumva batangiye kuvanga abantu bagiye mu bapfumu abantu barara mu tubari abantu barara mu kiniki numva sere ngiye kubwira ukagira imana no nacagiye umuntu ageze aho sinana nagifata vuba navuga ariko ahubwo nje nikanze ndi kugira izindi mbaraga nararyohewe umunsi wa mbere umunsi wa gatatu noneho byabaye nk'umuntu baroza urushwima urumva umuntu baroza urushwima indi tarifu noneho ageze aho numva ikipe ndagendagamo iri down cyane ati ngomba gusenga nanjya kwipanga uburyo ngomba kujya nkora nkagura umwenda kujya utazajya banyuzamo ijisho sinzi ukuntu nanicaye hano turataha ko ari turuze guhabwa amateraniro y'ikigoroba ndabyuka ari kwa 5 ndavuga ati ngiye ngomba gushima Imana kuko ahantu Imana inkwe n'ahantu hakomeye cyane nibwo nageze aho tugeze ku rusengero ndabati ngomba kujya gushima Imana kuko numvaga ari nk'ikintu cy'umuriro cyamvuye mu mubiri wanjye kijya nkariya numva sigaye n'undi muntu mushyashya urumva numva nkunze gusenga njya gusenga nkanakora n'ibintu byanjye tangiye kugenda neza ayo n'abantu bazengera amashava bamwe bajya mbwa Celestine tuze tugwa akazi turabona abaye umuntu muzima noneho kuko iyo umuntu ari hanze n'abandi bari mu nzu y'Imana basenga ubona harimo difference umuntu usenga n'udasenga harimo itandukanye kuko ubona ari ibindi bintu arandi mavuta asize nanjye mbona nanjye guhinduka nanjye kugira isura nzima mvuga ari ukuntu nawe wireba ukumva ko ari ahantu wari waratakariye wagize agaciro ndasenga ariko ngiye kuvuga muri make ndasenga mbona ndaryohewe na bya bindi by'inzu cya gihumbi nubwo nishyuye inzu urumva ahubwo njyewe navuze ati nkurikije uburyo maze kubona Imana ibintu imaze kunkorera urumva numvaga n'ibyaha mfite n'abantu naryamanye nabo abakobwa barenga nka 100 ngahe ndavuga ati kubw'Imana yambabariye ndumva maze kunezera ahubwo aya mafaranga kamahe inzara nari mfite imara hafi y'umwero 3 mbanze nige mpage noneho bone kuntekeza kunabona akazi nibwo nagenda muri cya gihumbi bamaye sinanishyuye n'inzu nabwiye nzi ati mama tunugiye ikibazo amafaranga y'inzu yawe ndaza kuyaguha muri iminsi ngahe n'iki cyumweru cyiza umfite icyizere yuko ibintu byagiye ku murongo inzoga nayo nabera mu buzima bwanjye nibwo navuye ku kiyobyabwenge mvuga ati ngiye vanyweho n'Imana urumva ahubwo icyatumye bivaho nuko nabonaga ari ubundi buzima nari ngiyemo urumva noneho ndafata inzoga ndaziretse inzoga namaze amezi 6 nazinywa ariko mara amezi 5 njya mu rusengero agukwezi kwa 6 namagambo najyaga numva hanze urumva ubwo nyuma yaho umaze kudesida gukizwa wakomeje guteranira amashava cyangwa agiye ahandi nakomeje guteranira amashava nza no kongera kujya ku rusengero
ruri umushumba umupasiteri witwa Damien hano Beridadi mvayo nza no kujya gusengera mu banyagihugu kubera nari nanjye kumva amagambo amatiku yari mu rusengero rwa Mashava ndavuga ati se ubundi iyo urubuto rutangiye kumera urubuto rutangiye kuva ku giti rukiri rutoto urumva igiti nicyo kibasha kuruha imbaraga kugera urubuto rukuri sibyo ntago numvuga kuntu ngiye naba nyiri urubuto rushyashya nanjye kumva amabwire muri ba bantu banyakiriye urumva numva amatiku batangiye kuzana aba bantu wibapfushiriza sere ahubwo reka dufatire Mashava nuko wagiye Beridadi Mashava wafashe umwanzuro wo kuhava kubera iki Mashava icyatumye mavana uko nari najye kumva amabwire ngo sere akora iki aje kutuneka urumva bavuga kubaneka maneka ngo nje kwaneka ngo bitewe n'uburyo urana ukorera ndetse iyo umuntu agendana n'abantu ashobora kuba agendana n'umuntu bakabati umuntu agendana kandi burya uhaje ibintu by'amoko icyo gihe yagitangiye kuza ibintu by'amoko ngo gusengera ibintu by'iki n'iki ndabati Celestine maze imyaka hafi 8 hano gute batangiye kuvuga ngo ndi kubaneka ubundi Celestine umuntu asosiyable nkunda kubana n'abantu bose kuko sinzi uzangirira akamaro sibyo ariko ibintu bya politiki umuntu abinzanyemo nari umunyapolitike ntabwo mbikunda okay ubwo Mashava havuye wumvisha batangiye kugufatanya n'ibintu bya politiki arya dakora tunakuna umuntu akazi k'ubukomisiyoneri kamutunga batangiye gupinga ahubwo n'akazi ngo bavuga ko ukorera leta ya Kigali ewara nuko musaza wiburiye n'igihumbi cyo kurya ewe no kwishyura inzara ikibazo shabara ko bisa okay ubwo maze kandi birumvikana vraiment ahantu batangiye kuvuga gutyo ntabwo wagumamo icyo gihe hari gihazamo n'ibindi bindi hanyuma ugiye kwa Damien ibyo byagenze bite kwa Damien nasengeye nk'ibyumweru bitatu none mbona ko ikipe ndi gukinamo zose ari kimwe nyine none se umuntu agiye gusengera mu rusengero rw'abantu batangiye kuvuga ngo none yimukiye hahandi tudashaka numva ko nawe witumenya burya ubwira wumva natumutwe sibyo ese mvuga atabwo icyiza nuko nakibera mu buzima bwanjye nyine nkareka kwirwa niruka mu bintu byo gwama banshyushya umutwe nuko filime yanjye yagenze kuba mpagaritse gusenga ariko kuba umukirisitu mu mutima ndi we nta muntu utari umukirisitu urumva abantu batari abakirisitu kwinjira ndi umukirisitu niki cyatwemeza kuri uwo mukirisitu urabona amavuta asigaye nsize mana we nta kintu ubona umva mbese Imana yarakotoye iragukubita koko ahubwo se iyi Mana nzayihemba iki nuko Imana ni yaba Imana itunga telefone mba nayihaniye ngiye natanyibwa ati Imana ati telefone kubera Imana mw'iminsi iri kundemera musirika reka nkubwire ubu noneho rero abanasiga bambara ngajya ngo nkwi nkabihore nk'imanuke none se sere uvuga ko gufata umwanzuro wo kuva mu rusengero wabonye ari solution oya kuva mu rusengero na lockdown yaguyemo niyo bavuga ati jya gusenga niyo urusengero ujya gusengeramo n'ubu mbese wara professor oya ntago na professor ahubwo njye narasanzwe n'ubu nirahagaze urumva ahubwo ndi gushakisha ahandi hantu n'ubu nshatse najya gusenga kandi niyo ndi mu rugo ndiyongoza nkabati Imana ishobora byose mu ijoro ndagushimira ubuzima bw'izisambagaze kuko nta wundi bunshyira niho urumva cyambere nibuga ko ariyo yonyine inshize ku isi abandi ribyo bavuga hanyuma se ubwo umaze kugira ibyo bibazo byose mu rusengero byo yari umuyobozi umwe muri bo wigize usanga ngo umugishe inama kugira inama buriya nkaze nkubwire hano Maputo nta muntu uzabona uzaza kukubwira ngo uzajye guhinga ejo uzajye mu kazi ejo uzabaho neza wapi nibiba mu buzima bwawe wicare witekereza ko ari wowe shefu w'ubuzima bwawe nta muntu n'umwe nigeze mbona ati sere kuki wahagaze ngaza mama gati antumire wenda no mu rugo cyangwa umupasiteri kandi narabatwikiye twika narabatwikiye kuko ama YouTube yabo yabonye amafaranga hari n'abana ahubwo bavugaga ko ngo wishyuwe kugira ngo nyine uze gutwika kuri oya ntago nishyuwe ahubwo banyishyuwe ahubwo wandimo ideni ubwo ari ibyo nahita njya mu rukiko nkaburana bakanyishyura ariko nubwo turi guseka rero birababaje kuba umuntu yarabonye inama nk'iriya hanyuma ikagucika gutyo ukabura gikurikiranwa nge nari nzi ko wenda bagusanze ukananirana nta muntu ugize ubona ukubwira ngo ese mwene data ko twakora hano kunuze kuri social media ibi ngibi biraza kubonwa n'abantu bose uwo muntu waje akambwira akamamaga ati Celestine ngwino bura n'izina ryanjye ndarikunda
mbona arimo n'umugisha sibyo nkundwa n'abanzi nkundwa n'abantu bafite urugero rwose mbandimo sibyo n'unyanze ejo arongera akambwira ati mwana ati byabaye byarabaye sibyo azaze yandika muri commentaire hari hasi yandika ati sere tinaraje ndaguhamagara biranga jewe nta muntu n'umwe wamamaga ati sere turagukeneye urabona wari utangiye kujya mu murongo mwiza ati komereza hariya nawe cyangwa ngambaze ngo ndiki cyatumye uhagarara uretse wowe wa mbere umbajije umunyamakuru nta wundi muntu uraza ubwo namba 1 ni wowe yabawe birababaje abakozi b'Imana cyangwa se abapasiteri badukurikiye ubwo mwumve inshingano zanyu ko zihagaze kubera ko ntabwo nekereza ko kuba inama yaza kuriya muri buriya buryo ivuye kure cyane mwari muzi yarari akongera akabacika gutyo gusa kubera ibintu by'amagambo numva ko hari bitameze neza cyane abadukurikiye ndibaza baragira icyo bavuga muri comment hanyuma kandi nanone burya nubwo nkubwira ati icyo gihumbi bagitanze sibyo burya umuntu umubwiye ubufasha bw'igihumbi uzi Mozambique k'igihumbi nta mafaranga make cyane burya umuntu asaba ubufasha bitewe n'icyo ararwaye sibyo Imana yavuze ati n'uwo muntu yavuze ati sere ni icyo ushaka ariko ujye mu nzu y'Imana je ndashaka kubona ubuzima bwawe bwanditse ahubwo ngo tumufatanye intwari sibyo ariko abandi twasenganye bakaba bataraje kuntarura nk'inama ahubwo nge ndashishikariza abantu basenga bose bakurikira ikiganiro bajye bakurikirana inama zabo zikugenda zizimira urumva kuko niba batazikurikirana n'izindi zizabava biri kundi kera ndabyibuka najyaga mbona abantu bajya gusenga mu gace k'iwacu urumva noneho nibwo twari za 2005 2008 babona umuntu aguye gato bagataho boheza abadiyakoni bakaza kuza gutarura inama zabo bakamenya icyabiteye nimba yararwaye sire nimba nararwaye naho bizi urumva ni ikibazo bige gutarura inama ndabwira abantu bose ariko isi yose nanjye njye ubwanjye gitinde umupasiteri ntago natuma inama icika bakomeze gutarura abakirisitu babo numenye ikimukomekeje ku mutima ya kandi bige kumenya kuntu bababaza ati niki gitumye ureka gusenga none nimba ikica mukomekeje akimubwire babunge na wa wundi amukomekeje bo hanyuma tunagana no ku musozo muri aya madini yose abarizwa amapoto arenga hari nka 50 nta n'irindi byibura ugize wumva amakuru meza uko bashobora kuba we kurikirana abakristo babo inama zabo zimeze neza byibura ngo ugerageze upfe kujyayo jewe nkurikije hano mapoto singiye kubara umubare w'amadini ari hano mapoto sibyo kuko ni menshi nta dini na rimwe ku giti cyanjye ariko sindivuge ku rundi ruhande ku giti cyanjye nawe ndabona ndabona umukozi w'Imana ubusinda mu idini wenda gatolika igreja universali cyangwa pentecote ya hano yacu ngo mbone baje gutora inama zayo ntabwo ndababona n'abantu b'inshuti yanjye tuganira mfite abasore b'inshuti zanjye mfite abagabo b'inshuti zanjye mfite abagabo b'inshuti zanjye kuko nanjye akuye ko ndi umugabo sibyo kuko ubu ngubu nimba umugore twatandukanye igisabo cyane nitwa Celestin ko ndi umugabo sibyo n'umugore najya gushaka bizasaba ko mubwiza ukuri ati nari mfite umugore kugira ngo niyo naba ngiye gusezana ico mu nzanziza nk'ayo madini sana n'umwe nabonye ahubwo ngiye kubahugura bongere bakomeze bakurikirana inama zabo je nagiye mu murongo mwiza musaza ndatangiye kumva ko nanjye ndi sere wa original kuko nimba naraba kandi nanone ice cya kabiri ntago kubatizwa aragahato sibyo ntagaragahato yarigishwa akizera akabatizwa nase papa so umunyakatolika ntiyabatijwe se iyo bavuze ngo papa yaje Mozambique nitujya kumureba kuri stade abakirisitu n'abasilamu bose nitugende urumva kuko ishefu w'insengero sibyo rero nimba narabatijwe muri Anglikani sibyo narabatijwe sibyo bego ncyandi mategeko nayo nago nyakunda kuko iyo nza gupfa nyiri gusengera muri adini bari bunsengere ku munsi wo kujya gushyingurwa urumva nje narabatijwe ku gahanga nicyo nango bungu idini nenda kujya muri wa mugabo ndaho nashaka kujya muri gatolika niho itarimo amatiku ako gatolika nawe wowe uri guhunga amatiku gusa amatiku nawe so kubemera nuko ubona batuje umuzaza nitiku itaninyurira niciraho nimanuke kandi abona igihe cyose burya igihe cyose ndetse ubu ngubu amadini y'ubu ngubu asigaye afitemo amatiku satani yarabateye
ahubwo nibongere bahaguruke basenge. byibura se uremera ko waguye? Kugwaho burya ari ibyo bita kugwa, sibyo? Ndahagaze urabona oya wasubiye mu byaha ibyaha se hari ibyo cyagiye wari waretse uyu munsi wasubiyemo ukavuga ati ubundi ni hahandi ntabo biriya byo ubu abantu nashakaga abantu ibyangombwa neza, sibyo? Kubera nari se nangiye kugwa nyine numva se hatangiye kujyamo tubaza ko kugenda umwe nkakorera uyu umwe ejo simukorera, ariko ngo ubundi kugenda shiri ikipange ku murongo, akazi kanjye ku murongo kugira ngo nongere mbashyire ku murongo, sibyo? sere ntago nkwe inzoga ya byeri yose ndi bukubeshye byeri ndayinywa ese numva utaraguye kugwa nyine nibyo nakubwiraga. wari warayiretse wayisubiye? Nayisubiyeho kubera iki? Kubera baretse ndamira zimira ubu se uriraza ndi kwiraza Kunzi iyo ko byanyuze muri mwe ndinyesebura iyo byanyuze muri mwe ndinyesebura ese numva utaraguye sere? kugwaho kugwa naraguye, ariko igihe kimwe ndasenga Imana kugira ngo nzongere nongere neguke ntarapfa. Ariko ubu si manda ivuze mu kanya manda ivuze nyine kama mbaya uhita upfa nyine nakundi. hari umuntu w'umukozi Imana twaganiraga ejo bundi ari kutwigisha ijambo ry'Imana ryanaciyeho hari ijambo yavuze aravuga ngo Imana ntabwo izatubaza ibyo twakorewe ahubwo izatubaza ibyo twakoze. None nyuma y'uko bakubabaje koko sibyo ndabyemera ko bakubabaje pe bakanakugusha kandi nabo bafite icyaha imbere y'Imana nge niko mbihamya. Nyuma y'uko ibyo byose bibaye wowe nk'ubugingo bwawe kuki utabubereye maso? Ubugingo bwanjye se umva ngubwire wenda ngo ibere mu rugo ariko bimwe ni wararetse ubwe ngo sinzabisubiramo. oya nanone ngiye kukubwiza ukuri, sibyo? Bamwe mu batwigishaga nabo arimo abazinywa izo nzoga bazinywa bazishe kandi ngo naba pasiteri, sibyo? Ntabwo nje ntabwo ndi burondora amazina yabo ariko urabazi iyo ni segerede yanjye. Ngomba kwibera sekirite y'ubuzima bwanjye. Mbese abakubwirije wasanze bakubuza ibyaha ngo babyikore? Bamwe muri bo sindi buvuge bene ariko barahari. Hari abapasiteri hano maputo bamwe inzoga agafata agacupa ngo co gatahirika, urumva? Hego nyine kubera nyine avuga ati mfite ifungo niki avuga ati nge sinzarinywera ahantu sesti narinywera, sibyo? Nge sinshaka kwisha abantu byeri nzayinywa, urumva? Nzayinywa igihe nikigera nkumva ko ngiye gusenga kuko biri mu mutima nyumva ko inzoka yanjye ngomba gusenga Imana naretse inzoga nsonganye kuko nabikoze, sibyo? Ariko ngewe nkubwiza ukuri uko kugira ngo ubeshye nakubwiza ukuri. Ubu se nitumara gukora iki kiganiro akagira umupasiteri dukurikiye ugwamagara muraganira gute? Kuganira nambwira amagambo y'ukuri kuko ategetswe n'Imana. Buryo umuntu yaguvuga amagambo n'Imana imubwiye ubyumvamo kuko urabizi umunyarwanda aravuga ati umuntu ukubeshya ntago iyo muvuganira biba sibyo? Umupasiteri bumbwira ubugambo budafite shinge na rugero ndamuboroka, ariko nambwira ijambo rizima turaganira. Garafure nje namaze imyaka afine hano nakazi ngira nakenda kwisabira umuntu akazi ngagiye gusaba mu nyenzi nose nari bubeho gute? Abantu bose babanyenzi nari umuntu kumamagara ariko ndabamuretse, sibyo? Turasoza ubwo nuko filime imeze, ahubwo nambwira amagambo mazima anyubaka akumva ko Celestine subira mu nzi y'Imana niki, ariko nzajyamo twahuza ariko atazana ibintu by'amariganya, sibyo? Atazana ibintu by'amariganya. Bose rereka unyemerere dusoze zonya tugushake mu minsi iri imbere bitewe na commentaire tuzabona n'ibyo abantu bazavuga, ariko birababaje kuba umuntu yafata inzira nziza akagushwa n'ababimazemo igihe kinini. Hanyuma ndagira ngo ugenere ubutumwa abo bantu. None se Garafure kandi guciye mu ijambo ugiye gusengera ahantu incuro eshatu bararwana ubwo wowe nk'umushyitsi mushasha wabifata mu nawe warwana nanjye nabonye ndi nzajya kurwana n'ubundi kandi nari kwandika ubutumwa bwiza imbere ndabati tikanicireho n'ibyo bintu birya rero bica abantu intege. Nimba baje gusenga basenge ibyo batumvikana basohoke nyuma y'amataniro bicare babiganireho, sibyo? Uri kubatesha n'uzambwa ati nimba udashaka gusengana natwe imiryango y'insengero z'Imana ni nyinshi, genda aho wumva umutima wawe kujyana. Ubuse Gihozo nazaba baradisi nabona iki kiganiro. Gihozo nawe hari ibintu byinshi nabonye yakoze bitabyiza, numva nawe sindi umuvuge commentaire y'ibyo bintu byose. We
abakubwirije bose nta muzimu urimo ntabwo bose ni kimwe n'ibihwanye urumva cyara twigaga za biruta na birutwa na bihwanye urumva nabwo bose ni babaye babihwanye byahuriye abagigishije bose nabo babihwanye ubuse ni iyihe nyigisho nabakura gira ikintu ubwira pasiteri wawe ushaka nushake numuvuge mu izina umugenera ubutumwa ara muri kamera ya umupasiteri wese uzikasenga Imana sibyo gahunda mupanga na zose ntakazamo ibintu byo kubaryarya mukore ibintu biri ku murongo nicyo kiganiro numva naha umuntu wese umuvuga butumwa simbwiye umupasiteri haba n'umudiyakoni haba n'umwarimu se wigisha mu rusengero byose bose ndababwiye murakoze nuko rero dusoje tukubwira ngo niba ikiganiro wagikunze nibwo utagikunze n'umwina hasi muri comment kandi nongeye gukora subscribe imboro bwa mbere urebye channel yacu tubwira abakozi Imana badukurikiye ngo ibi tubikorera kugira ngo byibura tubereke ibitugenda neza mubashe kuba mwabikoraho mukagera tukabasha kubagirirayo kandi se ukomere vraiment ntabwo kuba pastor umwe yaba mubi hari n'abandi beza bahari ntuzacike mu ibyo ndabizi abantu bose si bo babi ariko jewe ahantu nyiri mw'ikigihugu naho ndabona ama pastor yiyumvamo mwajya gusengera barahari no marako iki kiganiro nibaza neza ko bazakuvugisha nta kibazo nge ndi online kuba navugana n'umuntu wari wese nta muntu utanzi nitwa Celestine Ngendahimana ya ndi umunyarwanda niba dushaka tuzazibaha hanyuma turagushimira namwe ndabashimiye ukora rero subscribe ukore like ukore share usangize iki kiganiro abandi kandi turabakunda cyane murabona abagabo b'amaresi mu kuri MGR Online TV ciao